gihe cy'amahoro dukwiye gutegura intambara, kandi mu gihe cy'intambara tugategura amahoro. Nubwo nta kibazo, nubwo ubona uri kurya, hari abadayimoni bari gushaka uburyo utazongera kurya. Turacyari ku rugamba, abadayimoni baracyahari. Nta rwego na rumwe wageraho shitani atakubasha. Nta hantu wahagarara abadayimoni batagushobora. Mu gihe cy'amahoro bitegura urugamba. Nta musirikare uryama ngo yiyorose ngo ararukubire n'imbunda yagone. Nta musirikare ugona, abaryamiye amajanja. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turabashuhuje mwese abakurikiranye mama Charlene official. Turabasuhuza aho muteraniye hose, aho muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, aho muri mu bihugu bitandukanye, aho muri Afrika, mu bihugu by'abaturanyi, aho muri Amerika y'Epfo na Ruguru, muri Europe no muri Australia. Turabashuhuje mwese abakurikiranye episode ya 10 y'umusirikare wa Kristo. By'umwihariko turasuhuza abasirikare aho muri hose, turasuhuza n'abasirikare ba Kristo. Ndabizi ko muhari. Turabashuhuje mwese abakomeje gukurikirana mama Charlene official, kandi turabashuhuje mwese abakomeje gukora subscribe n'abakomeje kutwandikira munsi kuri comment. Imana ikomeze kubaho umugisha abakomeje kutuba hafi. Turasuhuza abashinzwe umutekano muri mu bihe bikomeye by'umutekano hamwe n'iki cyorezo cya COVID-19. Turabashuhuje mwese abashinzwe umutekano aho muri. Turasuhuza abaganga ahantu muri. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Tugeze kuri episode ya 10 ivuga ku musirikare wa Kristo. Uyu munsi ndashaka tuvuge ngo umusirikare ntago ajya yirara. Umusirikare ntiyirara. Reka tubanze turebe ijambo ry'Imana kugira ngo tubone uko tuvuga kuri iki kiganiro n'iki cyigisho. Tugiye kureba urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho 2, umurongo waho wa 4. Haravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje wamwandikiye igisirikare, ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Reka turekere ahangaha. Umusirikare ntago yirara. Nta kwirara umusirikare agira. Ntago umusirikare ajya abaho mu buzima bwo kwirara ngo nimba urugamba yarurangije yumve ko haduyi yashize. Ikintu gikomeye nuko umusirikare mu gihe cy'intambara yitegura amahoro, mu gihe cy'amahoro akitegura intambara. Nuko babayeho, ntago bameze nk'abasivile b'abakirisitu. Ariko ndifuza ko umusirikare wa Kristo nawe ntakwiye kwirara. Imana ishimwe. ngo ntukirate. Reka nkubwire, umusirikare uri ku rugamba, yego, umusirikare uri ku rugamba ntago yirata nk'uwavuye hehe ku rugamba. Ngo umuntu uri ku rugamba ari kurwana ngo ntiyirate nk'uwavuye ku rugamba amaze gutabaruka. Abasirikare rero, tugeze ku musirikare episode ya 10. Abasirikare ntago bazi kwirara, ntago babizi. Ni nayo mpamvu umusirikare wa Kristo ntago yarakwiye kubaho mu buzima bwo kwirara. Nge ndeba ukuntu twirara, turirara. Reka nkubwire, iyo umusirikare yiraye, haduyi ashobora guca mu cyuho cyo kwirara kwe akamutera mutunguye. Mu gihe cy'amahoro, ntimwabonye mu gihe cy'amahoro? Nk'ubu turi mu mahoro pe, turi mu mahoro. Ariko sugira ngo nubwo turi mu mahoro imbunda bazibika. Turi mu mahoro. Okay, ngenda yabona, mbona turi mu mahoro. Kuko uvuze ko tutari mu mahoro, byo birakureba waba utanyurwa, waba utarabonye amakuba. Umuntu uzi ko yanyuze mu makuba, tukabona makuba, tukabona intambara, turabizi ko twe turi mu mahoro. Turi mu mahoro nuko muri ndashima. Kuko ntago turi abantu bananiwe gutandukanya amahoro n'amahane n'intambara. Noneho ahangaha
kuri episode ya 10 umusirikare iyo ari mu mahoro yitegura urugamba. Umusirikare iyo ari mu mahoro ntabwo abika imbunda. Abasirikare iyo bari mu mahoro ntabwo basubira mu ngo zabo. Umusirikare uri mu mahoro n'ubundi abacyambaye ya uniform y'intambara, wa mwambara w'urugamba. Ntabwo umusirikare ashobora kwibagirwa ko ari umusirikare ngo yumve ko ari umusivili. Umusirikare aho ari hose abazi ko ari umusirikare. Nta musirikare ushobora kuba aryamye mu ishyamba ngo yumve yuko aryamye iwe mu rugo. Ntabwo umusirikare ashobora kwibagirwa yuko aryamye mu bihuru ngo yibuke ko aryamye kuri matera ye. Umusirikare ni umusirikare ahantu ari hose. Nta musirikare wirara, ni nayo mpamvu nta mukristo uba ukwiye kwirara. Nababwiye ko mu gihe cy'amahoro bategura intambara, mu gihe cy'intambara baba biteguye amahoro, ntabwo bajya birara. Nta musirikare ushobora kwirara ngo abike imbunda. Nta musirikare ushobora kwirara ngo asubize uniform. Nta musirikare wirara ngo asubize inkweto. Umusirikare inkweto ye ibiraho hafi, umwambaro we ubura aho ngaho, kandi intwaro ibiri ku musego. Nababwiye ngo murabona ko turi mu gihe cy'amahoro. Turi mu gihe cy'amahoro pe. Umuntu wavuga ko turi mu mahoro nuko atabaza intambara. Ariko twe bitewe n'intambara twanyuzemo n'ibihe twanyuzemo turi mu mahoro. Ariko sugira ngo imbunda barazibitse. Ntabwo imbunda bazibitse. Hari ubwo se leta yigeze isubiza igisirikare mu ngo nibagende abasirikare intambara yarangiye. Ntibishoboka. Bari mu birindiro kubera iki? Isaha n'isaha baba biteguye haduye. Nta muntu ujya umara umwanzi. Ntabwo reka nkubwire, ntabwo abanzi b'umuntu bajya bashiraho kimwe nuko abadayimoni batajya bahwera. Ubwo rero uzajya ugenda uti kwa General Yesu ngo senza yitatungura abanizi. Abadayimoni barabwagura. Dore ko habyaye Kirisitu watubyaye yo kabyara, ubyara nabo yabyaye agashobora kubarira. Abadayimoni se barashira? Ntabwo abadayimoni bashira. Mureke mbabwire, mu gihe cy'amahoro nk'ubu twebwe twidegembya ngo turi mu mahoro, turi mu mahoro, bo baba bari ahantu bipusitse kandi biteguye urugamba. Ntabwo bamera nkatwe. Ndaje mbabwire ukuntu twebwe turi abasivile koko. Imana yo mu ijuru dugira abasirikare. Iyo bari mu mahoro ngo kuko nta rusasu ruvuga, ngo kuko nta batatewe, ngo bagende biryamire, ntago bishoboka. Iyo bari mu mahoro baba bari gutegura intambara. Ntago baryama nk'abantu bari mu mahoro buryo, ntago bajya birara. Ntago bashobora kose kuva mu mashyamba, ntibava mu mashyamba ngo bajye mu miryango yabo, ntibava mu mashyamba ngo bigire ngo bajye kuragura, bajye gucuruza. Uzabaze ibirindiro baba bakibirimo, kandi imbunda zabo ziba zirimo amasasu. Imbunda zabo ziba zirimo amasasu. Imbunda ziba zirimo amasasu, kandi uko bategura intambara niko baba bakomeje kugira gute kuzitegura n'ubundi. N'ibirindiro baba babirimo kandi mu mpande zose. Iki ni ikintu gikomeye kuba uri mu mahoro ariko twitegura intambara. Bituma umwanzi atakubona uko abishatse. Biri usanga twebwe turi muri Noheri, ngo Noheri yageze tukajya mu bintu by'amandazi gusa, ngo tugiye kugura imyenda, ngo tuzarya inkoko, abandi ngo tuzasohoka. Iriya ni imirengwe y'abasivile, bo baba bari mu ndaki, ntibameze nk'amwe. Burya mubona muri mu birori muri kwishima, mutegura ibirori, mufite ibirori mwateguye abanyamirengwe murengwa kubi, mufite ibirori mugenda mutegura uko urenzwe, utegura ikirori uko haza utegura ibirori, kandi nta cyaha ujye ubitegura. Ubu nanjye mu myaka iri imbere ndaba natangiye gukora anniversaire z'abana banjye. Nanjye nikorera anniversaire igihe twakoreye ubukwe, anniversaire ubu minsi mike nimukomeza kurengwa icyorezo nikigabanuka, urategurana anniversaire igihe waboneye akazi n'imyaka umaze mu kazi ukora. Komera cyane, nimukomeze mu bitegure, nta kintu bitwaye. Ariko ya mirengwe yose tuba twicayemo, nese nkubwiye ni umurengwe,
ntago wakora anniversaire uri mu rugamba ayewe ari no wazite wavutse ryari kugira ngo abyibuke bikamugora bitewe n'ibindi bintu yibereyemo. Ya minsi mikuru rero ni ibintu by'abasivile nyine niko twabaye, ariko bo burya ariko bo baba bari ku rugamba, abari gucunganwa na haduyi, abari gucungana naho yaturuka, kandi nta kindi abari kureba, abari kuri Tageti. Reka nkubwire, burya abafite imbunda ariko abafashe kumbarutso ameze nk'umuntu witeguye kurasa, kandi uwarasa atamureba ariko bayumva isaha n'isaha yaza. Ntago ari nkatwe twazibitse. Mu gihe cy'urugamba, mu gihe cy'amahoro bitegura urugamba. Nta musirikare uryama ngo yiyorose ngo ararukubire n'imbunda yagone. Nta musirikare ugona, abaryamiye amajanja ahari hose, yaba yegamye ku giti. Kandi sha Imana ibaha umugisha n'abana beza, ahantu hose abari haramunyura. Ntago baba bameze nkatwe twirwa dushikagurika dushaka n'ibyo tutaruhiye. Ahantu hose yegamye wabandi abayifitiye amahoro, yaba yegamye ku muvumu mbese apfa kuba abameze ati. Maze rero kibeshye kamugwaho ngo arasinzira, uzabaze ntibajya basinzira, ntibameze nkatwe dusinzira ubuticura ukagira ngo twicaye ku ntebe zo mu ijuru. Nta musirikare wirara di. Ikindi, nta musirikare ujya wizera umuntu ngo akwizere, akugirira icyizere. Oya, ntabwo ashaka kugupfa kukugirira icyizere, abazi yuko nawe ushobora kuvamo haduyi. Nta bintu rero ntago bameze nkatwe. Twebwe twicarana n'abasinzida, tukicarana n'abasambanyi, mbese ikizere. Burya niyo mpamvu abadayimoni batumenagura cyane, niyo mpamvu imbaraga z'abera zamenaguritse, kubera kugirira icyizere abantu bose. Sinshaka kuhatinda, ahubwo ndashaka dutindane na bene wacu, turebe twebwe bimeze biti. Twebwe tugira kwirara gukomeye. Umuntu abaho amaze imyaka n'imyaniko atarya, yirirwa asengera ibirayi, asengera y'umutekano, asengera y'ibishingwe, asengera minerivare, ngaho bari muri garidiyene, ngaho bo muri segonderi, ngaho bo muri university, usengera igitambaro cyo mu mutwe, usengera igikotoro, usengera umunyu, ukasengera ikibiriti. Ujye utinya umuntu usengera umunyu n'ikibiriti, burya aba yaragejejweyo n'ubukene. Ariko Imana yaza, watangira kurya, watangira kubibona utabisengeye. Hari igihe umuntu ageramo akabona ibintu atabisengeye. Imana yaramwaguriye imbago, ayinza akaza neza, minerivare zikaza zishoreranye, umuceri ugasimburwa n'ifiriti, ifiriti mbese urya icyo ushaka. Ifi igasimburwa na file, file igasimburwa n'umwijima. Mama shenge, komera. Ukarya isamake ifite amahwa, ukarya n'iya file, ukarya inkoko, ukarya iki, ibintu byose. Urya utubuto, ugapanga amasaha uri burye. Ti mu gitondo ndarya ibi, saa 4 ndarya amasedouane, saa 8 kwa kuntu mu bipanga. Umuntu yabona iki abadayimoni b'inzara barapfuye, akagira ngo abadayimoni b'uburwayi barasinziriye. Maze sugu kubita cyakura kuwa mbere, kubita kuwa kabiri, kubita kuwa gatatu, harakibuka gusenga se ngo yabonye ibiryo, ukagira ngo abadayimoni bamurwanyaga barabi ibiryo gusa. Ariko burya abadayimoni baguhigaga ntago burya bari mu biryo gusa, no mu biryo habamo abazimu b'uburwayi. Mu isukari habamo diabete, mu mavuta habamo umwijima. Yesu mwami, umva. Umuntu yabona Imana yaramugaburiye gusenga akabishyira ku ruhande, ukagira ngo abadayimoni bose yarabahize, ukagira ngo hariho abadayimoni barwanya abanyenzara gusa, ariko hari n'abadayimoni barwanya abahazi. Tuzi kwirara. Umukobwa akicara, yamara gukora ubukwe, amaze kubona umugabo, hakagira ngo abadayimoni bamurwanyaga barabo ubusiribateri, ariko burya hari n'abadayimoni bazagutera ugeze mu rugo. Ntago ubukwe kugereka akaguru ku kandi ngo uvuge ngo warabishe bose urabaniga, ngo kubera ko utakiri umukobwa wabaye umugore. Hari abandi bakurindiriye bagomba guhirika urwo rugo, ntago ugomba kudamarara. Amasengesho wasenga gushaka umugabo kayagabanya, ukagira ngo bazimu wabahambye cya gihe wakoraga ubukwe, ariko abadayimoni baracyahari, nubwo wabaye umugore barahari.
hari abadayimoni bashaka guhirika urugo rwawe, hari abadayimoni badashaka kuzabyara, hari abadashaka kuzatwita, hari n'abadashaka ko nunatwita utazabyara, nunabyara utazarera. Abadayimoni barahari ntibateze gupfa, niyo bamaze gushirira habwaguru hari abandi bavuka. Turirara umusore yamara kubona umugore habaye umugabo, umusore yakumva amaze kuba umugabo akagira ngo abadayimoni bamuhigaga akiri umusore, kavuga ati rucitse nambutse. Ariko najya ngo nkubwire ngo uwo mugore uzanye uramuzanye ariko ugomba kumutunga. Uwo mugore uzanye uramuzanye ariko ntuzamutunga wenyine. Hari abadayimoni bakiguhiga, abashaka kugukura ku kazi, abashaka kugufungira amayira, abashaka kugusenyera. Abadayimoni baracyahari. Wikacara ngo wabonye umugore, amasengesho ukayaparikwa ukadamarara, ariko burya no mu rugo rwawe aho wagiye bagukurikirana. Umuntu abona akazi akagira ngo abadayimoni b'ubushomeri yabakinguriye rimwe. Abakirisitu turadamarara, ariko abasirikare bahora bari maso. Mu gihe cy'intambara bitegura amahoro, kandi mu gihe cy'amahoro bitegura intambara. Uzi ukuntu abakristo muzi kwirara? Umuntu Imana yamuha akazi akagira ngo abadayimoni bamurwanyaga barwanya abashomeri gusa, abafite akazi ntibabarwanya. Umuntu yabona akazi ntiyongere gusenga, umuntu yabona akazi ntiyongere kwegera Imana, ariko burya barahari abashaka kukakwirukanisha bakakwirukanisha mu kazi. Barahari abashaka kukurega ibirego by'ibyo utakoze. Abadayimoni mu kazi barahari, abarashaka kuguhimbira amadosiye, bashaka kugufungisha ngo bagakore, barahari. Nawe nubona akazi abazimu bose ndabahambye, ariko burya ntibapfuye, ahubwo bakubwira bazaza kubera amafaranga. Ntabwo abasirikare birara. Umuntu Imana yamara kumukura mu bukode imuhaye inzu ye, akagira ngo abazimu bamuhigaga ni abazimu bo mu busiribateri. Hoya, nubwo ufite inzu yawe muri iyo nzu wubatse cyangwa iyo waguze, harimo abazimu. Hari abazimu bazagutera, hari abazimu bazakurwanya. Ntabwo abadayimoni bakurwanyaga kuko wabyaye abakobwa gusa, naho wabyara abakobwa n'abahungu ntuzabura guhigwa. Ugira ngo se abadayimoni bakwirukankagaho igihe wari unanutse, nunabyibuha hari abazaza. Abadayimoni bakwirukagaho ukiri mu ishuri, nunarangiza bazaza. Ahantu hose shitani arahakorera. Ntabwo abakristo mukwiye kwirara. Dore murirara, mubona amafaranga mukirara, mwabona iterambere mukirara, mubona icyubahiro mukirara, mwabona akazi mukirara, mubona abagabo mukirara, mwabona abagore mukirara. Iyo muvuye kubyara hariya murirara, ariko abadayimoni baguhiga ntabwo ari abaguhiza uri kunda, bazahiga n'abana bawe. Bazabahiga babagira indaya, bazabahiga babahura urumogi, bazabahiga babigishe kwiba, bazabahiga babigishe gukura ibyinyo, bazabahiga babacurikira ubwenge, bazabahiga babavana mu ishuri. Barahari mwikirara. Umuntu uri ku rugamba ntakwiye kwirata nk'uwakuyemo umwambaro atabarutse. Ntabwo bikwiriye, ntabwo dukwiriye kwirara. Ntabwo abadayimoni bapfuye, ntabwo abadayimoni bapfuye, ntabwo abadayimoni bashize. Ntabwo dukwiye kwirara. Turacyari ku rugamba, abadayimoni baracyahari. Nta rwego na rumwe wageraho shitani atakubasha. Nta hantu wahagarara abadayimoni batagushobora. Hari umuntu wambwiye ngo ese mama Charlene ngo kuba umusitari ngo uba wumva bimeze bite? Ubwo se niba icyo bumbwira ngo ndi umusitari? Nabaye umusitari se ku buryo nahura n'impanuka ntinshobore? Nabaye umusitari se ku buryo urupfu rutambasha? Ibyo bintu ni ibiki mwigize? Ariko nabaye umusitari se ku buryo abadayimoni bantinyira ubusitari mfite? Ibyo nta kintu bivuze, nta n'icyo bimaze. Aka ni akambara Imana ikwambika kugira ngo ibyungukiremo, ugakurikiranwa n'abantu benshi kugira ngo yunguke. Abasitari ujye utinya umuntu upfa. Ntazagira umuntu ugukanga ni umusitari. Mbonereho n'umwanya wo kubwira abasitari, baba abo muri gospel, baba ari abasanzwe, muri abasitari ariko murapfa. Umunsi wabaye umusitari urupfu ntirugutinye, uzaba unyemeje.
nubu umusitari ibyago ntibigushobore uzaba umpamije nzaba nemera, ariko umusitari upfa nta busitare bwe, umusitari wagira akaga n'amakuba nta busitare bwe, ni ibintu bisanzwe, nta hantu wagera abadayimoni batagushobora. Ntago rero abakristo dukwiye kwirara. Mu gihe cy'amahoro dukwiye gutegura intambara, kandi mu gihe cy'intambara tugategura amahoro. Nubwo nta kibazo, nubwo ubona uri kurya, hari abadayimoni bari gushaka uburyo utazongera kurya. Hari urugamba mperutse guhura narwo rurantungura, ariko ndashimira Kirisitu ujya ubana natwe. Wumve ko ngo uzajya usenga ari uko byakomeye, nibitanakomera ujye usenga uyagire sitoke, kuko hari igihe utazabasha gusenga. Hari igihe mperutse guhura n'urugamba, abadayimoni barivuga bavugana nanjye barivuga. Baravuga ngo wowe ngo waratuzengereje, ngo maze kudutwara abayoboke bacu 70% bose warabajyanye, ngo tugiye kugutera inzara, tugutera ubukene, tuguteza abantu bakwange, abantu bakuveho, baba we barabivuga barabitondagura. Iyo nza kuba naradamaraye rero n'ubusimba nkora ku munwa, ariko y'Imana nakoreye nkayikorera mu kuri no mu mwuka, nkayikorera mu gihe gikuye n'ikidakwiriye. Niyo yagiye inyaranja bwo bashakaga ngo banyicisha inzara n'ubukene, Imana irigwatiriza, ntago nzakena babyumva bazima aho bari hose. Bafite ibintu bategurira aho utareba, bafite ibintu bapangira aho utazi. Nagira ngo nkubwire ngo ntiwirare. Mana nishimwe, ndifuza ko dusenga. Mana ikubabarire. Imana yaguhaye abantu utarabyaraga ugira ngo abazimura bashyinguye, wakubwira abadayimoni bahinga abana. Imana yaguhaye urugo ugira ngo barashize, wakubwira abashaka kurwicaraho. Imana yaguhaye icyubahiro ugira ngo abazimu bararangiye, wakubwira abashaka kuguhagurutsa aho wicaye. Imana yaguhaye akazi uragenda uradamaraye, wakubwira abashaka kukakwirukanishaho. Imana yaguhaye ijambo ugira ngo birarangiye, uwakubwira abagufitiye ishyari ngo nabo barigire. Tugiye gusenga Imana, hanyuma Imana ivuganye nawe ngo nta musirikare wirara. Natwe abakristo ntidukwiye kwirara, nimureke dusenge. Urirara ngo wagiye muri Amerika? Muri Amerika se ni mu cyumba cy'ijuru? Urirara ngo uri muri Canada ngo ntukiba muri Afurika? Yewe we reka nkubwire, ahantu hose hitwa mu isi hose ni hamwe. Sinzi wavuze ngo hari abarwara bwaki ibyimbisha, ngo hari n'abafite bwaki ibyibushyo. Hari bwaki ibyimbura nyine umuntu akadanuka, ariko hari na bwaki igize gute ibyimbisha. Ubwo rero nyine twe turwaye bwaki nanura, abandi barwaye ibyimbisha. Ahantu hose umuntu hari ni habi. Wikirara ngo wuriye indege, wikirara ngo ahantu ba ni hatari, ngo uri mu bihugu by'Uburayi. Wikirara aho uri hose ni mwisi. Wikirara ngo uvuka kwa runaka, wikirara ngo umugabo wameze gutya, wikirara ngo uri umuntu ukomeye. Reka nkubwire, mwikirara. Nimuze dusenge. Mana nziza kandi Mana nzima, turagushimye kandi turagusenze. Tugushimiye gukomera kwawe ufite, tugushimiye neza witarondoreka, tugushimiye urukundo rwawe rutangaje, tugushimiye imbaraga zawe ziteye ubwoba, tugushimiye urukundo rwawe rwishi, kandi tugushimiye imbaraga zawe zitabura uko zigenza. Tugushimiye umurimo udukoresha, tugushimiye umurimo udufasha gukora, tugushimiye ijambo ryawe ryiza ko rigeze kure, abantu bose bararyumvise. Riherekeze kandi urishyigikire, neza yawe bane natwe. Ndagushimye muri uyu mwanya, cyubahiro n'ikibi cyawe. Komeze kugira neza abadukurikiranye, ijambo ryawe rihindura abantu, izi mpuguro zijye mu mitima no mu bwenge no mu misokoro, kandi zijye mu bugingo no mu buzima, bajye babyuza uko bwije n'uko bukeye. Urakoze cyane, ndagushimye ko udushyigikiye kandi ko ushyigikiye abatwumva. Ukomeze ukurengera isi, ukomeze gutabara abakubaha, urengera abatarahakizwa, utanga agakiza ku baciye bugufi, umuntu ufashe umwanzuro mu imbaraga n'amavuta. Ndagushimye kubw'ubuntu bwawe, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.